kwayo no guhinda kw'inkuba abantu bamenye ibyaha byabo ubwoba mbese nk'uw'inkuba zikwibutsa amategeko yayo Imana ivugira mu guhinda kw'itwereka uko yera ngo twere nkayo tuzaragwe naye ubugingo buhoraho guhinda kw'inkuba kuzumvikana mu cyago giheruka Imana izahanisha abicaga amategeko zitwibutsa ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu mbese iyo wumva inkuba ugenzura uko uhagaze Imana ivugira mu guhinda kw'inkuba itwereka uko yera ngo twere nkayo tuzaragwe naye ubugingo buhoraho abumviye amategeko ntibagera mw'ijuru bazacuranga barime bahimbaze Imana iteka mu majwi meza ameze nko guhinda kw'inkuba basigaye bavuga ngo Imana ivuga